Ndagusuje cyane nkwifuriza ibihe byiza. Reka nkubwire ko uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro gifite akamaro kanini ku bagabo, cyane abagabo batekereza ko bashobora kuba bafite utubazo dutandukanye mu gihe cyo gutera akabariro, rimwe na rimwe bakaba batekereza ku kuba bakoresha Viagra. Turagaruka ku byo kurya 10 wafata buri munsi bikakurinda, kubera ko uyu munsi abagabo benshi cyangwa se bamwe bakoresha Viagra kugira ngo babashe gukora imibonano mu buryo nakwita ko bufatika, ifate umurego uhagije kandi amara umwanya yifuza. Ariko icyo nakubwira nuko Viagra ntabwo twakwirengagiza ko ari umuti wako kanya, wako gahe gato, kandi ukaba ugira n'ingaruka ku buzima. Ese wari uzi ko hari ibyo kurya ushobora kwibandaho mu ifunguro ryawe rya buri munsi, hanyuma ugakuramo ibyo bibazo wifuzaga gukemura cyangwa se wumvaga Viagra ariyo iri bubigukemurire? Yes, niko bimeze, niko kuri. Icy'ingenzi ni ukubifata buri gihe, kandi byo ni ibiribwa nta ngaruka. Ngiye kukubwira rero iby'ingenzi 10 nkurikije iboneka muri Kigali, hanyuma nibirangira nanaguha ingero z'uburyo wabifatamo, cyane cyane ko iyo tubivuze abantu kenshi bahita batangira kwibaza ngo ese ndabifata byose icyarimwe cyangwa se ndabigenza gute? Ibyo nabyo ndabigusobanurira. Icyambere rero nakubwira ni ginger na garlic cyangwa se tangawizi na tungurusumu. Tungurusumu na tangawizi rero bikaba bigufasha kuba amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse bikongera na stamina cyangwa se vitality, imbaraga. Buriya iyo amaraso atembera neza mu mubiri, imyanya myibarukiro ya kigabo ikora neza cyane, kubera ko na bwa buryo bwo gufata umurego nk'uko tugeze kubibona mu biganiro byashize bugira aho buhurira nuko amaraso atembera neza mu mubiri, kuko imitsi iyikikije niyo iri bufate umurego, hanyuma yamara gufata umurego, hanyuma yamara gutemberamo amaraso neza muri iyo mitsi nyine ikarega, yamara kurega igafata umurego. Ni ingenzi cyane rero gufata ibiribwa bituma amaraso atembera neza mu mubiri. Iyi tungurusumu na tangawizi ni ibintu ushobora gufata buri munsi, ukaba wabifata mu biryo cyangwa se mu cyayi. Umuntu ugutegurira ibiryo niba atari wowe ubyitegurira, mubwira ajya ashyiramo tungurusumu na tangawizi, cyangwa se mu cyayi uyifate, ntuyigire nyinshi birumvikana, kugira ngo utaza gutera ibindi bibazo nk'igifu cyangwa ibindi, ariko ni byiza cyane gufata ibiryo hafi buri munsi birimo tungurusumu na tangawizi, cyangwa se nibura kimwe muri byo. Hanyuma icya kabiri ni beetroot. Beterave nayo igira akamaro gakomeye cyane mu gutuma amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri, kandi nanone ikagira akamaro ko gutuma umuntu ashobora kuba yamara umwanya muri kiriya gikorwa. Ni ukuvuga ngo ituma ubasha kumara nyine umwanya, iragukomeza, iguha ubwo bubasha, iguha izo mbaraga. Bakakubwira ko rero beetroot cyangwa se beterave biba byiza cyane kuyifata nk'umutobe kurusha kwa kuyifata muri salade n'ahandi. Nabyo ni byiza, nabwo ubuyifashe, ariko uyifashe nk'umutobe biba bibaye byiza cyane kurushaho. Hanyuma ikiribwa cya gatatu ni watermelon. Watermelon ni nziza cyane, nayo ifasha mu gukomeza gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ariko isumba byose ituma utagira umwuma. Iyo udafite umwuma bisobanura ko ufite ubuzima bwiza. Iyo ufite ubuzima bwiza, icyo gikorwa nyine kigenda neza. Icya kane ni spinach cyangwa se epinari. Epinari n'izindi mboga rwatsi zose muri rusange ni ingenzi cyane ku mugabo, ni ingenzi cyane ku mikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo, cyane cyane ko ifasha cyane ku musemburo wa testosterone. Igihe urya spinach, epinari, igihe urya imboga rwatsi, biba birimo kunganira wa musemburo umubiri wawe uvubura w'ingenzi cyane ku bagabo wa testosterone, kandi bigafasha gutuma amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri. Ikiribwa cya gatanu ni avoka. Avoka irimo amavuta y'ingenzi cyane atuma imisemburo ya kigabo nayo ikomeza kuvuburwa neza, kandi ikindi nuko avoka kuyirya kenshi bituma umutima ukomeza gutera neza, bityo ukagira n'imbaraga. Umutima utera neza rero ujyana na rya tembera ry'amaraso, urumva ko biba ari ibintu bihise byuzura muri ya process cyangwa se muri kwa gutuma imyanya myibarukiro ya kigabo iza gukora neza mu gihe cyo gukora kiriya gikorwa nyirizina. Icya gatandatu ni ubunyobwa. Ubu bunyobwa akenshi havugwa almonds na walnuts.
almonds na walnuts ubu ngubu dusigaye tububona ni ubunyobwa dushobora kubona muri za supermarket, ariko kandi mu buryo busanzwe uramutse utabasha kubona cyangwa utanabuzi, cyangwa wowe ukunda kubona bwa bunyobwa dusanzwe tuzi bwa kinyarwanda duhingana hano iwacu, nabwo nta kibazo wabukoresha. Ubunyobwa rero burakungahaye cyane kuri zinc, ku buryo nabwo bufasha kuri wa musemburo w'ingenzi wa testosterone. Ikindi bukaba bwongera uburumbuke kuba ufite ubushobozi bwo kubyara, bisobanura ngo ibintu byose bijyana no kuba intangangabo zihuta zimeze neza, ku buryo nyine biza gutuma utera inda. Ibingibi ubunyobwa burabikora cyane. Hanyuma hakaza ubuki nimba uvuga ntutekereze cyane bwa bundi dukunda kugura mu supermarket, nubwo nabwo nta kibazo, ariko akenshi niba ubasha kubona ubuki bwahakuriweho, reka tubwite ngo n'ubuki bwa kinyarwanda, ibyo biraza kuba byiza kurushaho. Ubu buki rero bukaba bugufasha kuba bwakongera energy cyangwa se n'imbaraga, kandi bukatuma nyine ugira izo mbaraga, ugira iyo stamina yo kuba ibintu wabikora kandi ukabikora umwanya runaka, ukabikora neza. Ubu buki birumvikana uzabushyira mu byo kunywa, kuba wabushyira mu cyayi cya nijoro ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bituma unasinzira neza. Ubwo reka nkubwire rero ngo shaka ubuki. Hanyuma hari imineke nayo ni urubuto rwiza cyane, ni ikiribwa cyiza cyane kuko rugufasha narwo kuba wagira izo mbaraga, kuba ushobora kuba wamara umwanya, kandi rukaba narwo rugufasha mu gutuma amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri. Hanyuma ntabwo twakwibagirwa dark chocolate cyangwa se shokora y'umukara, nayo ni nziza cyane. Ikiza cyayo nuko ubundi banakubwira ko biba byiza kuba wayirya mbere y'uko utangira igikorwa, habura nk'iminota mikeya, kuko ituma mood ihinduka, cyangwa se uburyo wiyumva, uburyo umeze neza, uri ready, urishimye, uranezerewe, nta stress iragabanyutse mu mubiri. Dark chocolate irabigufasha cyane, ikanatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Hanyuma reka ndangirize kuri oatmeal cyangwa se porridge. Oatmeal ushobora kuba wazikoresha ukazirya, ariko ushobora no kuba warya ingano ubwazo, igikoma cy'ingano, umutsima w'ingano n'ibindi, cyangwa se nyine oatmeal. Ibyo ngibyo rero zikaba zituma ugira imbaraga, kandi zigabanya stress buriya ndetse n'umunaniro. Gukunda kuzirya kenshi ni ibintu byiza cyane. Rero kubera iki ibi biribwa 10 nuko iyo byungikanyije ukabifata kenshi, bigira icyo bikora ku bintu 3 by'ingenzi bituma cya gikorwa cy'abashakanye ugikora neza cyane. No kuvuga ngo icyo bikora nuko bituma itembera ry'amaraso rigenda neza mu mubiri. Ibyo ngibyo bikaba birimo beetroot, beterave, watermelon ndetse na za mboga rwose twavugaga zirimo spinach. Hanyuma kandi ibi biribwa bifasha ku imisemburo yawe ikavuburwa neza, harimo testosterone ikavuburwa neza, ugakomeza gutuma imyanya myibarukiro yawe ikora neza. Ibyo bikaba birimo avoka, birimo ubunyobwa, birimo na tungurusumu. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Hanyuma nanone icyo bikora nuko nanone bituma bikongerera imbaraga, bikarwanya stress. Ibyo ngibyo birimo bikongera imbaraga bikarwanya stress. Twabonyemo oatmeal cyangwa se porridge, imineke, ubuki, dark chocolate, ni ibintu by'ingenzi cyane. Rero ushobora guhita umbaza utese ndabigenza gute, ndabifata gute? Ni ibintu byose uko bivuze ari 10 ngomba kuzajya mbifatira rimwe buri munsi, ariko reka ngukorere ibyo kurya, nguhe ingero. Mu gitondo urabyutse ufashe oatmeal cyangwa se ya porridge, ufashe n'umuneke umwe. Ibyo ngibyo ni ifunguro ryiza cyane rya mu gitondo. Hanyuma saa sita mu biryo uri burye ushyizeho avoka, kandi harimo n'imboga rwatsi cyangwa se harimo epinari. Noneho niba hagati mu munsi wafashe snacks wafashe ni ubunyobwa, bwa bunyobwa cyangwa cyane zibaye almonds, walnuts, byaba byiza kurushaho, ariko n'ubunyobwa busanzwe ushobora kubufata nka snack ku munsi. Hanyuma nimugoroba ugomba gufata ibiryo bitari butinde mu mubiri, birumvikana ni ibiryo runaka, wenda ni potage wafatishije cyangwa se n'ikindi kintu, ariko
ibyo wafashe niba ni na potage ugiye kurarira washyizemo garlic, harimo ginger ishobora kuba iri mu cyayi uri bufate, noneho nkuko nari nabivuze hakaba harimo n'umutobe. Ikindi nuko ushobora kubikoramo ji nziza cyane, iyo ji ukayishyiramo n'ubwo buki, akaba ari ushobora kuba wanywa nimugoroba, cyangwa se smoothie kuko yo ibinaremereyemo gakeya ku buryo ushobora kuyirarira. Ibyo ngibyo rero biba ari ingenzi cyane. Watermelon na beetroot cyane cyane iyo wayikozemo umutobe, beterave ni ibintu ushobora gufata igihe icyo ari cyo cyose ku munsi, mu gihe uri kunywa amazi nibyo, ariko aho kuba wafata fanta cyangwa ikindi kinyobwa, cyane cyane niba urangije kurya nka saa sita ukaba wakwinywera umutobe wa watermelon, ukaba wakwinywera umutobe wa beterave, ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyiza. Icyo nakubwira kuzirikana rero ni iki ngiki, nuko nutangira gukoresha ibi biribwa utazahita uvuga ngo ndabikoresha nkuko nkoresha Viagra uzifata iminota mikeya mbere yuko utangira igikorwa, hanyuma nyine bwa bushake bukaza n'ibindi byose wifuzaga, igikorwa ukagikora bikarangirana. Ibi ngibi byo ni long term, ni ibintu by'igihe kinini, ntabwo uri buvuge ngo bya bindi byose warabimbwiye ngo mu gitondo nafashe oatmeal, hanyuma bigeze saa sita mfata za epinari, nigeze guhekenya ubunyobwa mu masaa 9, nimugoroba narariye icyayi cyangwa se smoothie irimo ginger, irimo ubuki. Ese ko mbona ibintu bidahise biba byiza? Oya, it's long term, ni ibintu bimara igihe, ni ibintu nibura ushobora no kuba wavuga uti nibura mu mezi 6 maze kugira akamenyero ko gufata ibi bintu hafi buri munsi, nzareba ko hari ikintu gitangiye kugenda gihinduka, bikajyana n'icyizere ufite mu mutwe, of course, kubera ko kwiheba nabyo byica byinshi kuri iriya ngingo. Hanyuma ikintu gikomeye cyane ni ibintu bitatu uzagendanya n'ibyo biribwa mvuze, ubundi bidakwiriye kuba byabura. Ibintu bitatu birimo gukora imyitozo, ubundi wakabaye ukora imyitozo buri munsi, cyangwa se ujya muri siporo hafi buri munsi, ukaba nibura ukora iminota 30 y'imyitozo ngororamubiri ku munsi, cyangwa se nibura isaha mu minsi 3 mu cyumweru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc gukora imyitozo ngororamubiri ni ikintu gikomeye cyane. Gusinzira bihagije nabyo ni ikintu gikomeye cyane, ugasinzira amasaha ahagije, utari wa muntu uryama amasaha 3 ijoro, ahubwo nibura ukabuze ko ushobora kuryama 7 amasaha, nibura 7, yaba make akaba yaba nka 6, wabishobora ukaryama 8. Hanyuma nanone ukamenya ko ugomba gukora ku buryo utagira stress. Akazi ukora no mu bintu ukora wivura stress gute, bigenda gute kugira ngo ukore ku buryo stress yawe ihora iri hasi, cyangwa se stress uba wayigabanyije. Ndagushimiye cyane rero, reka nkubwire ngo nibyo ngibyo nakubwiraga. Gerageza kurya ibi biribwa, ubigire ibihoraho, ujye ubiguranya uko bishoboka, ariko umenye ngo nibura buri munsi hari ibyo nafashe muri bya bindi byavuzwe. Ariko nkubwira ko hari n'ibindi nuko nagerageje kureba ibiboneka muri Kigali cyane, kandi ndeba noneho ibifite akamaro cyane kurusha ibindi, ariko hari n'ibindi bitandukanye. Gerageza rero kurya indyo yuzuye, ukore siporo hafi kenshi gashoboka, hafi buri munsi, uryame bihagije, urwanye stress, ubundi bindi bizizana utagombye gufata Viagra.